Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'Abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho. Nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Twongeye kubasuhuza abanyarwandakazi, twongeye kubasuhuza bantu mwese mukurikirana ibiganiro bya radio televiziyo Ihuriro, namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, baba bari mu Rwanda, bari mu mahanga ndetse no hirya no hino ku isi. Tuje mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga, umwaka ni 2024. Ukwezi kwa Nyakanga abanyarwandakazi nk'uko maze iminsi bibabwira, ni ukwezi kubitse amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bihe rero tukaba turimo tuvuga isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge, ariko kandi nanone tukavuga n'umunsi, uyu munsi nyine ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga, tukaba tuvuga ko ari n'umunsi wo kwibohoza ku gihugu cy'u Rwanda. Turi kumwe n'abatumirwa bari mu kiganiro bagiye kubibwira no kubaramutsa muri aka kanya. Dufite n'abandi bari buze ku mirongo ya telefone, badusabye ko tubahamagara tukaganira. Ikibazo rero tugiye kuganiraho nyamukuru kuri uyu munsi ni kuri aya matariki abiri, aho itariki imwe iduha uburenganzira bwo kwizihiza imyaka 62, indi tariki ikaduha uburenganzira bwo kwizihiza imyaka 30 gusa. Aya matariki yombi akaba atavugwaho rumwe, ariko nyine nk'uko nabivuze akaba ari amateka y'Abanyarwanda. Ibyacu nyine ni ibyacu, tugomba kubyemera. Reka rero muri aka kanya nakire abantu abatumirwa mfite ahangaha. Mpereye hafi yanjye nagira ngo nsabe bwana Daniel, akaba ari umukuru wa kominote y'Abanyarwanda muri kano gace duherereyemo mu ntara ya Gauteng. Afungure mikoro kuko ndabona ifunze, asuhuza Abanyarwanda kandi abibwire. Daniel, ijambo ni iryawe. Murakoze bwana Kayitare, mwamaze kumvuganira Daniel Nsengimana, ndi hano muri Afurika y'Epfo muri Johannesburg. Ndasuhuza rero abateze amatwi iyi radio ndetse n'abazakurikira iki kiganiro ndetse n'abari bugikurikire live. Murakoze. Murakoze cyane bwa Daniel Nsengimana. Turi kumwe kandi na mugenzi wacu Deo Gracias Nzirorera. Nawe nagira ngo usuhuze abo turi kumwe ndetse n'Abanyarwanda badukurikiye. Jambo ni ryawe. Yego, ndabasuje mu izina ry'Imana Data ishobora byose. Sinzi niba munyumva. Turakumva neza. Reka mbasuhuze rwose muyoboye ikiganiro. Nanabashimira kuba mwangira iki cyizere. Reka nsuhuze n'umuyobozi wacu hano muri South Africa, Putine. Nsuhuza n'Abanyarwanda bose bazakurikirana ikiganiro, tubabwira ngo turabakunda kandi twese hamwe u Rwanda n'urwacu. Murakoze. Murakoze cyane. Uwo ni Nzirorera Dio. Turi kumwe kandi na Jean Pierre mu gihugu cy'Ubwongereza. Nawe wafungura mikoro yawe ugasuhuza abo turi kumwe ndetse n'abadukurikiye. Urakoze cyane bwana Bernard Kayitare. Ndabasuhuza cyane, ndasuhuza bwana Nzirorera na Daniel Nsengimana. Tugiye gufatanya iki kiganiro, ndizera ko kiraba cyiza kandi kikanyura abazacyumva, kandi dushimira yuko abantu bakomeje kudukurikira kuri radio Ihuriro, hanyuma bakaduha n'ibitekerezo. Ubwo rero ndizera ko turagira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze muri hano muri studio. Dufite n'abandi baza kutwunganira, ariko duhereye aho turi ahangaha, nahoze mvuga nti ukwezi kwa Nyakanga ni ukwezi kubitse amateka igihugu cy'u Rwanda. Wenda tuzajya tugenda tuvunguraho buhoro buhoro, ariko cyane cyane nagira ngo uyu munsi twibande kuri ano matariki abiri nababwiye. Itariki ya mbere Nyakanga mu 1962, juru hakaba hasize imyaka 62, hanyuma n'imyaka 30 y'ikiswe kwibohoza
yarangiye kuri uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga. Duhereye wenda kuri Bwana Daniel, ni nawe twari twaheyeho mu kanya, nagira ngo utubwire icyo wowe utekereza ku itariki ya 1 Nyakanga twizihiza buri mwaka, ubu tukaba tugize imyaka 62. Murakoze Bwana Kayitare. Itariki ya 1 y'ukwezi kwa 7 aribwo uyu munsi twagize isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge. Mu by'ukuri ndagira ngo nibutse ko ni amateka benshi muri twe hano cyangwa se nanjye ubwanjye twari tutaravuka. Ni ibintu twize mu mateka, ni ibintu tugenda tuganirizwa n'abakuru, ndetse bamwe na bamwe bakaba bari bariho. Ni itariki rero y'ubwigenge aho u Rwanda rwakuwe mu maboko y'Ababiligi, noneho narwo rukaba repubulika, rukagira ubutegetsi. Niyo mpamvu iyo tariki buri munyarwanda wese ayishimira, akishimira ko u Rwanda icyo gihe rwagize repubulika, rukagira ubutegetsi bwabwo, rukaba kugeza uyu munsi ruyobowe n'Abanyarwanda rutakiba mbega mu bukoroni. Nicyo navuga ku iyo tariki. Iyo tariki rero yizihizwa ngarukamwaka, uretse ko mbona leta y'u Rwanda ubu ngubu iriho itajya yizihiza uwo munsi cyangwa ngo iwuhereze umwanya ukwiye, ngo ikoreshe mbega nk'ibirori cyangwa se itange na konje, bityo abenegihugu bishimire ko bavuye mu bukoroni. Ndumva rero ntizimbye mu magambo, naba ngarukiye aho ngaho. Urakoze cyane Bwana Chamani, ariko reka tugere kuri Jean Pierre Mushimiye. Mikoro yawe irafunze. Jean Pierre Mushimiye, twiga muri primaire hari ikintu twajyaga dukora, sinzi niba ariko ntaho bitabaga mu Rwanda. Twiga muri primaire, abantu bo wenda bo mu myaka tugezemo cyangwa se hafi yacu, twiga muri primaire twamaraga buri gihe icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Nyakanga twigaga ibirori, tukajya kudefira, amaduka bakayitera amarangi, buri baturage bakagenda bahurira ku kagi kari hafi kabegereye. Muri birya bihe byacu twabaga twizihiza imbumbe y'itariki ya 1 n'itariki ya 5 Nyakanga. Muri iki gihe tugezemo, Bwana Jean Pierre, uhereye noneho n'uburyo we wumva itariki ya 1 Nyakanga, nagira ngo ugereranye muri iki gihe na kiriya gihe cyashize cyo mu bihe byacu. Bwana Jean Pierre. Urakoze cyane Bwana Kayitare, ikibazo cyiza. Yenda nshimire na Nsengimana ibyo yavuze ku byerekeranye n'imyaka 62 y'ubwigenge. Rero umbwiye uti ngereranye uko byari bimeze n'uko bimeze ubu ngubu, mu by'ukuri usanga itandukaniro ntabwo ari nini cyane. Nubwo habagaho icyo cyumweru, nibyo koko ku itariki ya 1 habaga konji, ndavuga mu butegetsi bwa MRND bwo nzi imbere ya FPR, habaga konji, abantu nyine bagatangira kumva yuko ubwo bwigenge bwabayeho, nta birori bihambaye byabagaho. Hanyuma ubwo ariko kubera babaga bari kwitegura ku itariki 5 Nyakanga, niho habaga ibirori byinshi. Ubwo turi n'abanyeshuri twabaga twaritoje ibintu by'imikino, tukajya tugakora izo animation, ubwo tukazikora ku itariki 5 rero Nyakanga. Ntabwo nzi niba byaratwaraga icyumweru cyose, ariko birumvikana yuko nyine icyo cyumweru kuko yabaga ari iminsi yegeranye, byumvikanaga yuko twizihiza. Havugwaga cyane ya 5 Nyakanga, aribwo nyine Perezida Habyarimana yari yarafatiye ubutegetsi,
ubwo rero yuko mpaye n'ubu ngubu Kagame nawe bwa Kagame nabwo FPR bibuka ku itariki 4 Nyakanga bo rwose hano birirwa bavuga ko u Rwanda rwabonye independence ngira ngo no mateka bigisha ntago iyo independence bayumva ariko iyo isobanukiwe neza cyangwa iyo basobanukiwe usanga nabo batazi ibyo bakora kubera yuko Perezida Kagame na FPR bayoboye Repubulika y'u Rwanda ifite imipaka ifite ibintu byose nk'igihugu ariko byose byahereye nyine ku ya mbere iriya y'ubwigenge aho nyine twavuga duti ku ya mbere muri 1962 aho abanyarwanda bari icyo gihe bavugaga bati turambiwe ubukoloni tugomba kugira igihugu kiyobowe n'abanyarwanda kiyobora abanyarwanda kandi bakishyiraho amategeko bakishyiraho n'umutegetsi icyo gihe rero iyo tariki iyo FPR itayizihiza cyangwa ntinabivuge mu madisikuru zabo usanga batanabyitayeho usanga ko bameze nkaho ugira ngo baracyari mu ishyamba ntibaramenya yuko bayobora n'igihugu hanyuma bakabyita kwibuka yuko ngo umunsi wo kwibohora ari wo munsi ukomeye cyane nabonye defile ziri kuba nabonye ibintu bitandukanye no kubwa Emirende byarabaga by the way ariko ntekereza ko atari umuco mwiza wo kumva yuko ubwigenge abanyarwanda bose baba muri FPR n'abatayirimo bashatse cyangwa bari bakeneye bahawe na Repubulika yabonetse icyo gihe banayoboye bakoreramo batayizihiza usanga ari skandali mu by'ukuri itagombye kubaho no muri iki gihe tugezemo kubera yuko icyo gihe mbese nko ku butegetsi bwa mbere FPR ho waravuga guti mu by'ukuri aba bantu bariho ni nabo baharaniye harimo abari baraharaniye iyo independence bari no mu butegetsi bwa Habyarimana yari Repubulika ya kabiri byari bikiri vuba mbese ku buryo na independence byari vuba ariko urumva hashize imyaka 62 FPR yo ibimazemo imyaka 30 ukumva yuko yo isa nkaho ishyira kure nkaho independence nta kivuze nyamara mu bihugu byose igihugu cyose kiri Repubulika gifite ubutegetsi buhamye butegekwa n'abene igihugu imipaka n'igihugu mbese nko gisanzwe n'tegeko nshinga byose buri gihugu cyose kizihiza iyo independence rero ku bwanjye ndango taragera ku mwanzuro ubutegetsi buzajyaho bwakwiye kumva ko iyi independence ariyo ya mbere y'abantu bose biyumvamo yaba bari mu ishyaka riri ku butegetsi n'abataririho n'abataburimo bakumva ko bafite umunsi bafite igihugu bibukaho igihugu cyabo cyabayeho n'ibyakiranze nagarukiriza rero kahita rwo turakomeza murakoze cyane Jean Pierre wenda kuri Daniel na mugenzi wacu Nzirorera tugiye gufungurira mikro guha ijambo mukanya nagira ngo mbabwire wenda hari byo nabwiraga Jean Pierre ni mu bihe byacu twiga muri primaire habaga ibirori bikomeye ariko kuva ku itariki ya mbere icyumweru cya mbere mbese icy'ukwezi kwa karindwi cyabaga kirimo imbumbe y'iminsi itariki ya mbere n'itariki ya gatanu ariko buri munsi ukagira icyawo uvuga ariko ikabumbirwa hamwe icyo gihe rero twigaga ibirori turi abana twiga muri primaire noneho ababaga i Kigali habagaho nicyo bitaga mouvement d'ensemble noneho tukajya muri animation tugakora za défilé hakaba ibirori ndetse rwose mu ntuza aho ibirori byabereye hakaba za reception bakabaga inka abantu of course twebwe abana mwamaraga kudefira mugafata inzira n'amakaki yanyu n'amakotoni mukajya ababishoboye bakajya kugura amandazi mu tuduka aho ngaho abandi bagafata inzira bagataha ariko ababaga batumiwe habaga za protocole zikomeye bakanabakira rwose nagira ngo wenda tujye kuri Nzirorera igitumye Nzirorera nshaka ko kugira ngo usozereze aba bagenzi bacu nuko twigeze kugirana ikiganiro nkumva wenda ano matariki yombi usa naho uyumva mu buryo butameze nk'ubwacu ariko nicyo kintu cyiza muri demokarasi
Bwana Nzirorera, noneho wowe kuri wowe itariki ya mbere Nyakanga n'itariki ya 4 Nyakanga bihurira he, bitanira he, kubera iki? Reka nongere mbashimire, sinzi mba muri kunyumva neza. Urakumva neza? Mu by'ukuri ntabwo ndi busubire cyane ku busobanuro bw'itariki ya mbere kuko burumvikana. Ni ubwigenge bwatanzwe, ariko haza n'iyi tariki ya 4 yo kwibohora. Byumvikane ko itariki abasizeho itariki ya 4 internet ya Nzirorera ntabwo imeze neza, turagutakaje. Komeza uze. neza n'itariki Umenya tutarimo kukumva neza. ko kuri u Rwanda ni igihugu nari ndi buyivugaho cyane kuko irasobanutse n'uwarimo reka muraza kumbwira niba muri kunyumva. Murabasha kunyumvamo? Turakumva ubu ngubu. Yego turakumva none. Okay. Dufite amatariki abiri afite icyo avuze kandi asobanuye ku mateka y'u Rwanda. Kuba harajeho itariki ya 4 Nyakanga ni ukuvuga ko abayisizeho ntago bigeze banyurwa n'ibyabaye ku itariki ya mbere, kandi nabwo impamvu zabo zirumvikana, zishingiye ku mateka y'u Rwanda n'ihanga ryarwo. Ntago tubigemo kuko mwavuze ko igihe ni gito, ariko mu by'ukuri itariki ya mbere yahawe rubanda. Nicyo tuvuga rubanda, nakunze kubivuga, tuba tuvugamo inyabutatu y'abanyarwanda. Nibo bahawe ubwigenge noneho twibaza ubwo bwatanzwe n'abandi buhabwa abandi, bwahabwaga rubanda buva ku bari bafite ubutegetsi icyo gihe n'abari badufite aribo abakoloni. Ariko ikigaragara cyo ni uko abari bafite ubutegetsi bw'icyo gihe ntabwo bigeze bishimira kuba rubanda yahabwa ubwo bwigenge. Ariyo mpamvu haje kubaho icyo bise kwibohora, bagahita bashyiraho itariki ya 4. yo kubohora u Rwanda. Ati u Rwanda rwongeye kugaruka mu maboko y'abenerwa. Byumvikana ko barubohoye, baruvanye mu maboko ya rubanda, bamwe bari batse independence bayihabwa n'abakoloni, bongeye kurugarura mu maboko yabo. Mu by'ukuri u Rwanda ruri mu biganza by'abanyarwanda, barongeye bararubohora. Ariyo mpamvu basizeho itariki yabo ya 4 yo kuvuga ati twararubohoje. Barufashe uruhembe rw'umuheto. Byari bikwiye ko rubanda mu by'ukuri twibande ku itariki ya mbere, byari bikwiye ko rubanda igomba kuhabwa ubwo kwishyira ukizana. Mu ndirimbo bajya kuri aho twasezereye ubuhake, duhasezera n'ubukoloni. Hari uwavuze ngo ni itariki ebyiri basize hamwe, ubukoloni n'ubuhake twarabusezeye duhabwa independence. Mu by'ukuri independence yahawe rubanda, twaranayishimiye, nanjye ndabyemera ko independence twayihaye, nemera ko ndi umunyarwanda mbiheshejwe na independence. Ariko mu by'ukuri njyewe ndi umushi kuko ni kuri mvamagaye ndi umushi, njye ndabyemera. Ariko ku bwa independence ndi umunyarwanda bishingiye ku mateka. Ariko kubera ko b'abanyarwanda bamwe bahanze u Rwanda bakagira uru Rwanda. Bwana Deo, yego, nyihanganira gatoya, dufite umubyeyi mukuru uri kuri telefone, nagira ngo mubaze niba twumva. Noneho nanyemerera ko twumva, noneho mubaze akabazo kugira ngo tumusezerere, hanyuma dukomeze. Turakugarukira. nta ngorane. Mwiriwe neza mubyeyi ku murongo wa telefone? Mukomere ndabumva neza. Murakoze cyane. Bwana Deo, ibyo yavugaga mwabyumvaga?
we ibyo yavugaga numvaga bicika ariko we ndimo kukumva, we ibyo yavugaga numvaga bicika ntabyumva neza, byose biragenda bicikagurika. murakoze rero mubyeyi, tubafashe ku masaha akuze. Ndi kumwe hano muri studio na bwana Nzirorera Deo, ari i Johannesburg. Ndi kumwe na Daniel Nsengimana, perezida wa kominote y'abanyarwanda, ari Johannesburg. Ndi kumwe na Jean Pierre Mushimiye, ari mu Bwongereza. Twari turimo tuganira rero, nagira ngo niba wenda sinzi niba mwakwemera kutwibwira, ariko nabwo mutabyemeye nta kibazo, nahita nihuta njya ku kibazo cya mbere mbabaza ntese kuri mwebwe itariki ya mbere Nyakanga ubu twujuje imyaka 62 n'iminsi 3 muyumva mute mubyeyi? Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane kumpa ijambo ku bijyanye n'uyu munsi, n'umunsi w'itariki ya mbere Nyakanga, imyaka 62 y'ubwigenge. Iriya tariki ni itariki idashobora kwibagirana mu mitima y'abanyarwanda, ni itariki idashobora gusibangana mu gihugu cy'u Rwanda, ni itariki idashobora gusibangana mu mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Niyo mpamvu tugomba kuyisigasira ntizasibame, tugomba kuyisigasira ikagira icyitwibutsa, icyitwigisha, icyo itwereka, kandi izakomeza no kwereka isi yose. Itariki ya mbere Nyakanga ni umunsi wahozeho kuva nyine wajyaho, ariko muri iki gihe usa nkaho urimo kugenda ukendera uvaho bawukura buhoro buhoro, ku buryo urubyiruko usanga niyo tariki batazi icyo ari cyo, mu gihe ibindi bihugu biyizihiza bikanayivugaho, bikanayikoraho ibirori, bikanayikoraho iminsi mikuru, ariko ugasanga twebwe iwacu uwo munsi ugenda urangira, ugenda urimbuka, ugenda usibangana, ugenda uva mu minsi mikuru yakagombye kubaho kandi bitari ngombwa. Itariki ya mbere Nyakanga, kimwe nk'ibindi bihugu byose byaboneyeho ubwigenge, ni itariki twagombye kumenya tukayizirikana, tukayigisha abacu, ikaba urwibutso mu bacu n'abazabakomokaho bose bakagenda bayimenya kandi bamenya n'agaciro kayo, bamenya n'impamvu yayo, bamenya n'icyayiteye, bamenya n'icyo yari igamije kugeraho, tutagomba kwibagirwa. Sinzi niba nabangejeje aho wumvaga wifuza. Murakoze cyane rwose, ndakumva neza kandi muduhaye ibisobanuro bikwiriye. Ahubwo noneho nagira ngo mbabaze, ese itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nyakanga mwebwe mwaba mwarayimenye? Niba mwarayimenye mwayumvishe gute? Ese muyiha agaciro ki mu buzima bw'igihugu cy'u Rwanda? Ijambo ni ryanyu. Ngewe mu by'ukuri kubera ko iya 4 Nyakanga ntabwo nari mpari, ntabwo nyizi, sinajya ngo nyisobanure kuko nta busobanuro bwayo nabubonamo. Abo numva bayivugamo bayibonye, bayizihiza, bayivuga, bazi icyo bayivugaho, bavuga ko ngo ari ukwibohora. Ariko nkanjye ntabwo numva icyari kiboshye ni ikihe, cyabohotse ni ikihe, cyabohowe nande, cyabohowe gute, cyabohojwe iki, hari haboshye nde, hari haboshywe iki? Ntabwo kugeza ubu ntabwo ndayisobanukirwa iyo ariyo ngo menye icyo nshobora kuyisobanura cyangwa kuyivugaho pe. Icyo mvugaho ni iya mbere Nyakanga kuko nzi ubusobanuro bwayo, ariko 4 Nyakanga sinajya ngo nyiri icyo nyivugaho ko ntayizi pe. Nyumva gutya ariko sinabimenye uko nabisobanura. None se kubw'ibyo mubyeyi, nizere ko abo turi kumwe aha ngaha bamwe bafite imyaka yo ku rwego ndiho n'abato kuturusha, mwe kuri ubwo mpereye ku byo muvuze murumva hari ukuri kurimo kuba itariki ya mbere Nyakanga isimbuzwa itariki ya 4 Nyakanga, kugeza n'ubwo ndetse natwe n'abana tubyara buhoro buhoro tuzagenda twibagirwa iriya tariki ya mbere Nyakanga. Mwari mwavuze ko ifite amateka akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ese mwebwe mubona bihagaze gute kuri iyi? Nkurikije uko wenda mu kigero ndimo, nkakurikiza n'amateka uko twayigaga n'uburyo twari tubayeho n'uko u Rwanda twarubonaga, nkurikije n'abaturanyi ibihugu duturanye n'ibindi byo mu mahanga, itariki ya independence ubundi ni umunsi mukuru ukomeye, ni itariki itibagirana mu gihugu, mu mateka y'igihugu icyo ari cyo cyose. Ubutegetsi bwahinduka, bwagenda, bwagaruka, ariko iyo tariki ihora ari imwe.
kimwe n'ibendera n'ikirango mbona kenshi bahindura bagira gute, ibyo bintu bihoraho. Ariko ku bijyanye n'uko amatariki bagenda bayahindura, ngiye ku bwanjye mbona atari umurage mwiza dushobora guha abana bacu, mbona atari umurage mwiza wo kujya ku gihugu cyacu, mbona ari nko gusibangatanya ibyabaye, kandi byabaye ku mugaragaro, kandi byabaye bizwi bigaragara. Hari ababiharaniye, hari ababiburanye, hari ababigiriyemo muri za Loni bakajya kubiburana bakabitsindira. Ntabwo mbona impamvu bashobora gusibanganya iyo tariki, uretse n'iyo tariki n'ibimenyetso bijyanye n'iyo tariki n'aho byabereye n'andi mateka. Ni ibintu bishobora no kwigisha, kuko nk'ibihugu byinshi cyane uba usanga nk'amazu ndangamurage aba agizwe n'amazu yakoreweho n'abakoloni kera. Ibyo bintu abana bakabireba, n'iyo tariki nayo ikaba ihari. Nk'urugero nakubwira nko gusibanganya ngo twabaye muri Kigali, muri iriya Kigali muri Kiyovu hari imihanda yari yanditseho amazina y'abantu b'abasaza bagize icyo bakora ku Rwanda, bagize akamaro ku gihugu cy'u Rwanda, bagiriye akamaro Abanyarwanda. Rwari urwibutso rwiza, rushyigikira ya tariki ya mbere Nyakanga yabaye muri 1962. Ariko kugeza ubu sinzi ko ayo mazina akiriho. Mu Kiyovu abantu babaye Kigali barayazi. Ikindi cyangwa Louis Kajangwe yari ahari. Tuvuge nk'ahantu bashyiriyeho ririya bendera rya mbere Ababiligi batangiyeho independence rya mbere rya Repubulika y'u Rwanda, nk'abantu kandi ibyo bintu hagera bakabibazwa, kandi niba babibazwa ntawe uzabisobanura kuko ntawe ushaka kubyerekana. Kudashaka kubyerekana nuko babisibanganyije. Nk'aho tuvuge nk'aho Perezida yakoreraga, yari inzu ndangamurage nziza yo kwereka abantu bati b'abazungu badukolonije babiri, undi wayoboraga Ababiligi, wari uyoboye leta y'Ababiligi, aho yakoreraga ni hano, barahazimangatanyije. Ni naho Perezida Habyarimana yakoreraga, niho hari perezidansi. Ariko ibyo bintu byose ni muri bikeya navuga, ariko hari ibintu byinshi cyane byagiye bizimangatanwa ku buryo ari amateka, ni amateka agenda. Kandi iyo amateka agiye ntimuyasigasire. Na ya independence ya tariki ya mbere Nyakanga nayo bigendamo. Nk'iriya stade ya Gitarama ya Kamarampaka yari amateka ahari ajyana na ya tariki ya mbere. Niba kiriya kibuga cyaritwaga Gerigori Kayibanda, ikibuga cy'indege cy'i Kanombe baracyitiriye Gerigori Kayibanda, ariwe tuzi wagiye imbere akaharanira ya tariki ya mbere Nyakanga, bikaba nta bikiriho. Ni ibintu byinshi cyane bijyana na ya tariki by'amateka yacu, by'amateka y'igihugu cyacu, by'amateka ibindi bihugu biturusha, ku buryo usanga amateka uko azasimangatana na ya tariki nayo izagira isimangatane, kandi bitakagombye. Ntabwo rero yakagombye gusimburwa na kane, wenda niyo kuri kane habaho ibyo birori, ariko nibura na ya tariki ya mbere ikigishwa, kandi ikigishwa mu buryo bugaragara, mu buryo buzima, mu buryo bujyanye n'uko yabaye, n'uko yagenze, n'uko yakozwe, n'impamvu yagiye. Njye niko mbyumva. Murakoze cyane. Nuko mubyumva, kandi ni ukuri abantu bakuru muri iki gihe nsigaye numva bavuga ngo abantu bakuru ni inzu z'ibitabo. Ni ukuri aya mateka tuba dukeneye kuyamenya. Nari mpagaritse mugenzi wanjye Deo kugira ngo tubanze twumve uyu mubyeyi, kuko ni umuntu usheshe akanguhe. Aya ni amasaha yo kuruhuka, uretse ko aramutse yifuje gukomeza wenda kudukurikira, twamureka akadukurikira, nabyo bitabaye atabishoboye twaza kurangiza ikiganiro tukayimwoherereza akazacyumva igihe azaboneye akanya. Wenda hari niba nta kindi kintu mushaka kongeraho, nagira ngo nongere nsubize ijambo Deo. Noneho umubyeyi mukuru amuhaye inzira, wenda agakomerezaho, noneho tugakomeza ikiganiro cyacu. Bwana Deo, umwanya ni uwanyu. Yego musaza rwose, uwo mama ahubwo muzampuze nawe
muzihangane mu mpuze nawe rwose umumama ahubwo ndumva umumama arasobanutse. Uwo mumama abajije ibibazo byiza ku itariki ya 4 niho twari tugeze tuvuga uti haboshywe bande, baboshywe nande, babohorwa kuyihe mpamvu. Ndagomba nze musubize niho twari turi. Mu by'ukuri nk'uko nari nabivuze ngo habayeho itariki y'ubwigenge, ubwigenge bwahawe rubanda, mu by'ukuri bwasabwe rubanda. Ahanga ndagira nongera mbivuge njye mbibwira abantu banyumve, iyo mvuze rubanda ntabwo nshaka kuvuga bya bindi bajya banga rubanda nyamwinshi. Iyo mvuga rubanda mvuga umuhutu, umutwa n'umututsi udafite aho ahuriye n'ubutegetsi cyangwa n'umutungo w'igihugu. Abo nibo bantu mvuga, nibo basabye independence, ariyo bahawe ku itariki ya 1 z'ukwa 7. Mu kuyihabwa rero ntabwo byigeze byishimirwa n'abari bafite ya 4 y'ukwa 7 yo kwibohoza. Ngira ngo na Perezida Paul Kagame yabivuze neza, aravuga ati u Rwanda rwongeye gusubira mu biganza bya benerwo. Nibwira ko mama ngo ndamusubije, itariki ya 4 bayisubijeho mu biganza, u Rwanda rugaruka mu biganza bya benerwo. Yego. Ikindi rero burya abanyarwanda bagombye kumenya nuko bagombye kumenya ko amateka y'igihugu cyacu twita u Rwanda uyu munsi ni amateka ari mu bwiru. Nasaba ko umusaza nk'uko mwatanga ikiganiro hagombye kubaho initiative nk'uko duhari n'umumama yabonetse, sinzi n'abandi bari buze kwitabira. Twakwiye kuba kugira umwihariko wo kugaragaza, guhereza abanyarwanda ukuri mu by'ukuri ko ibibazo byakomeje kugaragara hagati y'abaturarwanda. Reka tuvuge mu buryo by'abaturarwanda, kuvuga ati no kuki iyi tariki ya 1 yari ihari noneho ikabeje haje iya 4, kandi iya 4 bikagaragara ko iri kurya iya 1, biterwa n'iki? Impamvu ni iyi. Ibundu nk'ibyo bihishe bigasobanuka, tukamenya guti kuki ibingibi bihora byisubiraho, kuki ubutegetsi buje bushaka gutwikira ibirango by'igihugu. Hari ubutegetsi, hari n'igihugu, ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ibiranga ubutegetsi, hari n'ibiranga igihugu. Ubutegetsi rero ntabwo bwagombye kumira igihugu, ahubwo igihugu nicyo cyagombye kumira ubutegetsi. Byumvikana ko FPR Inkotanyi nimba yaraje igashyiraho itariki ya 4 Nyakanga, bigaragara ko FPR Inkotanyi yigize igihugu, ariko mu by'ukuri FPR Inkotanyi ntabwo ari igihugu. Hari u Rwanda nk'igihugu, hari FPR Inkotanyi iyoboye igihugu, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Hari ibiranga FPR Inkotanyi, hari n'ibirango bwite bw'igihugu. Ibi ni ibintu byagombye gutandukana. Hari umutungo w'igihugu, hari ubutegetsi, hari na rubanda. Ibi ni ibintu bitatu bigomba gutandukana. Ariko FPR yaraje ifata abaturage avuga ati ngo ni umutungo w'igihugu, ari naho nyine izana ibi byose ikavanga. Niyo mpamvu twagombye gufata nimba koko twifuza ko abanyarwanda bagomba kubaho mu mahoro n'umutekano, tugahanira ko twagize ubwigenge tukava mu buretwa bw'abazungu. Twagombye no guharanira ko no kuva mu buretwa bwacu bwite nk'abanyarwanda, tukava mu buretwa bwacu bwite nk'abanyarwanda. Ntihabeho umuntu ugomba kuba indagizo y'undi muntu. Twanze kuba indagizo y'abazungu, ariko twemera kuba indagizo y'undi munyarwanda. Mwagombye gusangira ibyiza by'igihugu, mwagombye kuba abanyarwanda muri babiri. Bwana Deo, nagira ngo tugaruke kuri Daniel Nsengimana. Daniel Nsengimana, wumvise ko noneho Deo tugejeje mu nzira noneho yo kuba twamenya ko hari igihugu, hakabaho ubutegetsi, ndetse ingira ngo hari harerema imwe yibagiwe y'abategetsi. Muri aka kanya twicaye aha ngaha, hari igihugu cy'u Rwanda, hakaba ubutegetsi bwa FPR, hakaba na Paul Kagame. Bwa Daniel Nsengimana, kera twahoranye itariki ya 1 Nyakanga n'itariki ya 5 Nyakanga. Wabyinjiza muri uyu mujyo bwana Deo yatubwiragamo, noneho abanyarwanda bakumva ko koko hari ikibazo cy'uko uko abandi bagenda basimbura abandi, bagira tendansi yo kwiyitirira igihugu, noneho bakabyitiranya n'ubutegetsi cyangwa se ingufu runaka zihari, noneho hakaba n'undi mwami uri ahantu hejuru baramya, bakibagirwa igihugu, bakibagirwa n'uburyo yakigezemo. Bwana Daniel Nsengimana. Urakoze bwana Kayitare. Nibyo koko, noneho nyuma yo kuganira no kumva
ibitekerezo by'abandi, cyane cyane uriya mumama ibyo yavugaga n'ibyo Nzirorera avuze. Kare nari navuze gusa ku itariki nyirizina y'ukwezi, itariki ya mbere y'ukwa karindwi niyo nari navuzeho. Nari nirinze kujya kuvuga ku itariki ya gatanu, nirinze no kuvuga ku itariki ya kane. Impamvu rero ni iyihe? Ni uko ubundi iyo urebye abanyarwanda tugira akajagari, ngewe mbyita akajagari, gufata ibintu tukabivangitiranya, ariko nanone tugamije gupfukiranya ibindi bintu. Buriya itariki ya independence cyangwa se itariki y'ubwigenge mu bindi bihugu byose ku isi ntabwo ivangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo umunsi mukuru wo kwizihiza ubwigenge ugeze, nicyo kiba kivugwa gusa. Iyo dusubiye inyuma rero tukareba iby'iwacu, itariki ya mbere y'ukwa karindwi mu gihe MRND yari iyoboye igihugu, urumva ko mwayizihizaga mubivanze n'itariki Habyarimana na bagenzi be bafatiye ubutegetsi. Ibyo rero ni amakosa. Ayo makosa rero niyo yakuze araza agera no ku butegetsi bwa Kagame, aho itariki nyine ya kane ipfukiranyije ubwigenge, ipfukiranyije izindi tariki zose zabayeho. Noneho ubutegetsi bwa Kagame bwo ni n'agahomeramunwa, kuko ibirango byose bya independence babikuyeho. Ari indirimbo yubahiriza igihugu barayihinduye, ari idarapo ry'igihugu bararihinduye, ari ibirango by'igihugu barabihinduye. Ibyo byose ni ibintu byari byarashyizweho igihe duhabwa ubwigenge. Ibi birango rero bindi mubona biriho, ni nayo mpamvu ubona badasereburetinga itariki y'ubwigenge, kuko ibyari biranze byose babivanyeho. Ugasanga rero mu by'ukuri ikintu abanyarwanda dukeneye, dukwiye kumenya kuvangura amateka. Ntabwo navuga ngo iyi tariki ya kane yitirirwa kwibohora, njye nta nubwo mbyemera burya, kuko ukurikiye context n'ibyo baba bavuga, abari hanze bibohoye ubwabo bakagaruka mu gihugu, noneho abandi bari mu gihugu bo bakabohwa. Ari nayo mpamvu ubona n'ubu ngubu aha tuvugira turi hanze. Ngewe biranambabaza cyane iyo abantu bavuze ngo barimo barizihiza umunsi wo kwibohoza cyangwa se wo kwibohora, mu gihe dufite miliyoni zirenze 4 z'abanyarwanda zishwiragiye hanze, zicwa n'ubutegetsi buriho, hanyuma abantu bakajya aho bakirirwa baririmba ngo baribohoye. Ngewe aho ngaho mpagira ikibazo cyane, kandi nta nubwo mpemera. Ngarutse rero kuri le 5 juillet, le 5 juillet nayo ntabwo yari ikwiye kuba ikomatanywa n'itariki ya mbere ya independence. Bagombaga gufata uwo munsi wabo bakajya bawusereburetinga nk'umunsi bafatiyeho ubutegetsi. Twabyemera rwose, kuko ubutegetsi baba barabufashe nyine, ariko ntibakatuvangire rero ngo bafate ayo matariki baba barafatiyeho ubutegetsi ngo bashake kutwumvisha ko ariyo matariki y'ubwigenge, kandi itariki y'ubwigenge ari imwe ndahinduka nyirizina, itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Ubu tumaze imyaka isaga 60 twigenga, u Rwanda ruvuye mu bukoroni. Ni nabyo bintu abantu bagomba nibyo abanyarwanda tugomba kumenya. Ntabwo independence ari byari byo gufata ubutegetsi. Ni u Rwanda rwakuwe mu maboko y'Ababirigi, kuko rwari rwararagijwe Ababirigi aribo babitegeka. Regardless abo banyuragamo, wenda benshi bakunda kuvuga ngo bakunda no kubifata bakabyitiranya, bakavuga ngo ni itariki ngo bavuye ngo ku gihake, mu buhake ngo bwari buyobowe n'abami, ariko ntabwo ariko biri. Ahubwo u Rwanda rwambuwe
indagizo y'Ababirigi, kuko Ababirigi nibo bageneraga uko ubutegetsi bw'u Rwanda bugomba kumera, uko igihugu kigomba kugenda. Iyo tariki rero niho u Rwanda rwigenze, rushyiraho abategetsi barwo, rufata imirongo, rugira n'ibirango. Niyo mpamvu byitwa independence. Murakoze, nahinira aho ngaho. murakoze cyane bwana Daniel. Ngeze kuri Jean Pierre, mwumvise ko uyu mubyeyi mukuru yadufunguriye amavisi mu by'ukuri ya kino kiganiro. Tugeze noneho ahantu twabonye ko mu by'ukuri twafashe igihugu tukitiranya n'ubutegetsi, ni ukuvuga ingufu z'ishyaka runaka cyangwa se z'agatsiko runaka, noneho hejuru y'ibyo byose hajyaho umuntu ku giti cye. Mbere muri za 62 igihe nyine cy'itariki ya mbere Nyakanga, bwari ubwigenge bw'igihugu cyavuye mu maboko, nk'uko Daniel abirangirijeho, cyavuye mu maboko y'abanyamahanga aribo bakoloni, cyinjizwa mu maboko y'Abanyarwanda. Byanshimishije cyane kuko Nzirorera byari byamugoye kugira ngo abyumve, no mu bindi biganiro twagiye tugirana mbere y'iki ngiki, ariko noneho umubyeyi hariya yadufunguriye amavisi, niko nabivuze, cyangwa se amaburo. Kuri mwebwe Jean Pierre, twagize itariki ya 5 Nyakanga dutegekwa, reka duhera aha ngaha. Itariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1962 u Rwanda rwahawe ubwigenge nk'uko umumama yabivuze hariya. Noneho idarapo ry'igihugu rirazamurwa, ubutegetsi buriho buratangira. Nta gitangaza, habayeho parimehutu, za porosoma ziribagirana, za raderi ziribagirana, za runari ziragenda zirazimira. Itariki ya 5 Nyakanga 1973 nacyo ni ikiganiro ntekereza ko cyazamuwe n'umwe mu banyarwanda bari muri iyi kominote turi kumwe, twakiganiriyeho mu minsi ishize, nawe tuzamuzana aha ngaha atuganirize. Itariki ya 5 Nyakanga twagiye twumva ngo u Rwanda rwari rugiye kugwa mu Rwabayanga, haza nanone indi gurupe y'abantu irarubohoza. Nahoze numva sinzi watubwiye ibya Padiri Mudashimwa, ariko ngira ngo ni ikiganiro twahoze tugira ku manywa, apana izi saha, aho Padiri Mudashimwa yaririmbye muze twishime nshuti, dore byose byashize, muze twishime nshuti, Imana ntirenganya. Akaririmba amasangano arasangwe, akaririmba intiganda, ngira ngo niyo masangano. Ibyo byose byaje kugera igihe noneho tuvuga tuti umukuru w'igihugu ubasumba. Twarabiririmbye muri za muvoma d'ensemble, twahoze tubivuga, muri za defile twakoraga twahoze tubivuga. Noneho bwana Mushimiye, uyu munsi ni gute Abanyarwanda bagombye kwicara hamwe bakavuga bati ibyo ari byo byose ikibazo twakibonye, ibyo ari byo byose dufite igihugu, dufite n'abategetsi, dufite ndetse n'imitwe cyangwa se imirwi yageze kuri ibi runaka, bimwe na bimwe tudahakana, ibindi duhakana kubera ko bitadufitiye inyungu twese. Ariko noneho niki umuntu yakura muri iki kiganiro tumaze kugira? Ndaza gusaba uyu mubyeyi atube hafi ye gusohoka mu kiganiro, hanyuma nawe tuze kumuha ijambo agira icyo abitubwira. Jean Pierre, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane, nshimira abamaze kubivugaho bose, ariko ntekereza yuko abantu uko babivuga, uko babisobanura, ntekereza ko ari amateka maremare. Kuri Rwanda ntabwo rutangira kuvuga ko twabonye repubulika nyine muri 1962 ubwigenge, ariko kugira ngo bugerweho, njye yuko ntekereza hari uwari ubivuze neza, avuga ati rwose, yavuze ati ubwigenge bwahawe rubanda. Ubundi niho yenda abantu bakwiye guhera, kuko bwahawe rubanda, kuko n'ubundi n'abategetsi bategekera rubanda, ayoborera rubanda. Nibyo biriya bavuga yuko ngo ubutegetsi ari ubw'abaturage butangwa n'abaturage bugakorera abaturage. Ariko donc ubwo bwigenge ni ubwa rubanda. Uretse ibi byo ku ruhande, hari ibyo mu by'ukuri ari hasi boroheje, bari babishoboye, mbese bari babayeho mu cakara. Harimo rero amoko yose,
ntabwo ari rubanda nyamwinshi wavuga nk'uko bagiye bavuga y'abahutu, yari rubanda rwose, harimo abatutsi, harimo n'abatwa bari batishoboye nyine. Ariko icyo yenda nubwo mbasubije inyuma gato, amateka ntabwo atangirira hariya muri 1962. Ni ukuvuga ngo buriya bwigenge buharanirwa mbere y'uko bugerwaho, umwami yategekanaga na rezida w'Ububiligi. Uwo mwami akaba ari we nyine umwami w'u Rwanda, bombi bategekana. Ariko ubwo ni ukuvuga ko urwo Rwanda rugufi nyine rwategekwaga n'abo bose. Mwibuke ko deba zabayeho, abo bantu baharaniraga ubwigenge bwa rubanda baravuze bati na mbere twe twari dukolonijwe n'ubwami. Rero kuko ubwami bwari bwarakolonije na mbere y'uko abazungu baza, abami bari bafite biriya bintu by'ubukoloni nyine, kujya kubahingira, kubakorera, kubaheka, kubitwa ibikoko n'iki byose byari iby'ubwami, nta nubwo ari iby'Ababiligi. Ariko byakorerwaga urwo Rwanda, abo bantu ba rubanda nyine bari mu butegetsi. Hanyuma Ababiligi bahageze baje gukoloniza, barakomeje bategekana n'abo bari ku ngoma ya cyami, komeza gutsikamira rubanda. Urumva rero bariya bari baharanira ubutegetsi bwa rubanda, bo baravuze bati nubwo tubonye ubwigenge abazungu bakaba baturekuriye, ariko turashaka yuko twakira n'ubukoloni twari dukolonijwe n'igice cy'umwami. Mbese ubwami bwariho nabwo bwakolonizaga, ntabwo abazungu baje gukoloniza u Rwanda ngo ubwami ngo duhe akanya bwana Jean Pierre. Bwana Jean Pierre, ndumva wongeyemo elema tutari twakabonye, aho wenda uvuga ko kuba umwami wenda yarayoboje inkoni y'icyuma, nabyo wenda wabyita ubukoloni. Ni igitekerezo cyawe, ariko nanone ukagira uti nubwo abazungu bari basezerewe, ngo hari na ngombwa yuko abantu bigenga bakava kuri icyo gitugu cy'umwami. Niba numvishe neza ko ari byo wavugaga. Reka nguhagarike gatoya nongere nsubire kuri uriya mubyeyi. Pardon? Ntabwo nari ndangije, ariko kubera yuko nagira ngo nkubwire yuko ibyo byanatumye ubwo bwigenge butangwa, hari abantu bahise bajya hanze, cyane cyane abari bari ku mwami cyane, bari bamwegereye. Abo bagiye hanze rero niyo mpamvu aho niho ntumye, aho niho nagira ngo nguhagarikire kugira ngo dusubire kuri uriya mubyeyi. Imyaka yanjye ntinyemerera kubisobanura neza, ariko dusubire kuri uriya mubyeyi. Ese umubyeyi, nk'uko twabivuze, igitekerezo cyatambutse hagati ya Nsengimana Daniel na Deo, cy'uko u Rwanda muri 1962 rwabonye ubwigenge ruva mu maboko y'abanyamahanga, y'abazungu, y'abakoloni. Ese wa mubyeyi we, nkawe muntu mukuru, wemeza ko byari hajemo nanone niyo elema y'uko abanyarwanda bigenga bakava mu maboko y'umwami, nabyo umuntu yabyita ubwigenge? Ijambo riryanyu umubyeyi. Murakoze cyane kunsubiza ijambo, ariko mumbabarire bagenzi banjye turi kumwe mu kiganiro ntabwo birimo kumvikana neza. Yaciye kurumva basa nkaho bavugira kure cyane, ubwo ndakurikiza ibyo umbajije. Dukurikije uko byari bimeze icyo gihe, uko byari byitwaye, hari abantu barimo barenganaga pe, hari abantu bari mu karengane. Urumva nko kugira ngo uhingire undi, aho kugira ngo uhingire urugo rwawe, uve ibwanamukara ujye hehe, ujye ibwami yongeye ujye guhakwa, ujye kugira gute kugira ngo ushobore kubaho. Niba wumva ugomba guhinga amasaka yakwera, ukagomba kubanza ugatura umutwara aho ngaho muturanye, nawe akazagenda uko bakurikirana mu nzego kugeza igihe bizagerera ibwami. Urumva ko abantu bari barushye, ntabwo byari byoroshye. Kandi burya imyaka uko isi igenda iza, niko abantu bagenda bahumuka bareba.
ibyo byose buriya bagiye babishyira hamwe bakabiteranya bakareba ese norore inka yanjye nibyara uburiza nyiture kanaka nimpinge ninsarura umuganura mbanze kuwushyira kanaka wo kugira ngo umuganure hamwe n'umuryango wanjye. Buriya byari bimaze kugera kure, bimaze kuba byinshi, bimaze kurenga abaturage, nibwo abari bafite wenda tuvuge nk'abari bamaze kumenya kwiga, kandi nabyo urabona tugiye no mu by'amashuri ntabwo abantu bose ariko bigaga, abigaga bari bakeya. Si ukuvuga ko amashuri atarahari, yego yari makeya muri icyo gihe ukurikije uko ibihe byari bimeze, ariko nibura n'abo barijyagamo nuko wenda basi ari ababoyi mu bazungu, ari ababoyi mu bapadiri bakora mu maseminari, akaba aribo bana bashobora kujya kwiga. Abo ngabo rero bashoboye kubona ayo mahirwe yo kujya kwiga biciye ko basi wenda ari abakuru b'inama muri paruwasi, ari abakora ku mavuriro y'amaparuwasi ya kiliziya, bagashobora kureba uko abaturage ku misozi bameze, uko barimo kurengana, uko bavunikira abandi, babonye ari akarengane. Ako karengane rero niko bashoboye kumvisha abaturage ko barengana, n'abaturage babaye kwa kundi bavuga ngo boroseye uwabyukaga. Abaturage nabo baravuga bati koko twararenganye, twe twarabuze utuvugira, ariko niba tubonye noneho utujya imbere uturangaza imbere akatuvugira, reka tumushyigire tumufashe, twereke aba batuyoboye abazungu barabibereka. Ariko bamaze kubibereka abazungu nabo bararebye babona nta bindi bagenza, bavuga nuko bararengana. Ubwo begereye umwami baramubwira ati nyamara ibi bintu bishobora kuzazana induru. Ubwo hari n'inkundura y'amashyaka menshi muri za Afurika n'ubwigenge. Urebye ubwigenge, amatariki y'ubwigenge bwa Afurika usanga ari imyaka imwe, ari amatariki amwe, ari amezi amwe. Izo zari inkundura zari zihari. Niyo nkundura rero yaraje mu Rwanda, nayo abantu baravuga bati muturenganire, turarenganye, muturenganire, muturarengana. Uko batubwiye ko umwami Rudahigwa yari amaze kubyumva, yari amaze kubisobanukirwa, avuga ati koko hari abantu barimo barengana hano, hari abantu barimo gukandagizwa, barimo gukandamizwa, hari abantu barimo gutwarwa ibyabo, hari abantu barengana. Reka turebe uko tubarenganura, turebe uko umuntu ahinga, nibura nahinga nasarura yishime n'umuryango we, inka ye nibyara anywa ayo mata n'abana be n'umuryango we, aho kugira ngo bive iwe bijya ahandi, barebe ukuntu babana neza. Urumva ko icyo gihe byari bitangiye gutyo, n'umwami hari icyo yabonaga nawe uwari uhari, ariko hari abandi batabishakaga. Yekara muri abo batabishakaga ari naho byanavuye, bakavuga bati ntabwo tuzagabana na bariya twari duhatse. Ni naho n'intandaro ya biriya bintu byose byo kugenda, byo kugaruka, byo kwihimura, byo gukandagira abantu ku mutwe, byose byagiye biva. Hari abemeye, hari n'abataremeye, kandi abataremeye bari mu butegetsi, bagiye bavuga ati ubutegetsi ntabwo tuzajya kubusangira n'abandi. Avuga ati uwo nategekaga ntabwo nzajya kugabana nawe, ntabwo nzajya kwicarana nawe. nagira ngo kubera ko dufite n'iminota mikeya kugira ngo turangize, nagira ngo udufashe hariya aho Jean Pierre yaravuze ngo umwami kuba ubutegetsi bwa cyami bwaratsikamiraga abantu nabyo akabifata nk'ubukoroni, noneho ubwigenge bw'itariki ya mbere Nyakanga 1962 akavuga ko abanyarwanda bigenze bibohoje no ku mwami. Ese ibyo bintu nibyo cyangwa harimo kwibeshya? Cyane cyane ko mumaze kuvuga ko umwami Rudahigwa, nanjye nari kuza kumuvugaho kandi tuzongera tumuvugaho, umwami Rudahigwa yaravugaga ati rubanda bakwiriye koroherezwa. Hari n'imigani imwe yagiye ivuga ngo aho Rudahigwa yavugaga ati ibi bikingi mugabanyirizeho n'abandi nabo batunge, ufite inka ahe n'abandi nabo batunge. Aho bavugaga bati iby'indangare Rudahigwa yasize abigabye. Hariya hantu kuko twavuga ngo abanyarwanda bibohoje kuri Rudahigwa, hanyuma nabyo tukabibarira mu bwigenge. Nicyo nagira ngo muduheho umucyo, cyane cyane ko bamwe muri twe tubyumva tubivanze. Kwibohoza kuri Rudahigwa ntabwo navuga ko abanyarwanda bibohoje kuri Rudahigwa, ahubwo Rudahigwa asa nkaho yabohoje ba baturage bari barakandamijwe. Yari atangiye iyo nzira yo kubabohora, ari nacyo yazize, ari nacyo yazize. Yes. Ntabwo navuga ko umwami Rudahigwa yigeze
afatanya n'ababohaga abaturage, ahubwo yari atangiye kumva, gusobanukirwa, kubona ko hari abaturage bakandamijwe. Nibwo avuga ati nyabureka murebe muhe n'abandi, be gukora ngo bakorere abandi, ahubwo nimurebe uko mwagabana nawe mubane neza, udafite mumuhe, ufite aho undi. Bivuga yuko ari nacyo yazize. Uwo bigoronzeyeho ni uriya murumuna we wamusimbuye nawe wabigiyemo atari yamenya ibyo ari byo, ariko abari babizi bari ku ruhande rwa Rudahigwa bakoranaga nibo ahubwo batashatse ko ibyo bintu bigenda muri wa mujyo Rudahigwa yari yarashatse, yatekerezaga, yifurizaga abanyarwanda. Ni naho rero biriya bya revolution byavuye na independence, izo tariki zose zagiye zikurikirana za proclamation za kamarampaka kugera kuri independence, niho byavuye. Mbese turebye twanavuga yuko umwami Rudahigwa twanamuha, ahubwo iriya tariki ya independence twavuga ko ari naho yavuye. Ibintu bya repubulika twavuga ko ari wari warabitangije, nuko yapfuye yatabarutse atari yabigera, ariko niwe wari waratangiye kuvuga ati nyabureka murebe mugire gutya mugire gutya. Niko ngiye mbitekereza. Murakoze cyane mubyeyi. Iki kiganiro kabanda tukigire nkaho ari nk'iriburiro cyangwa se intangiriro y'ibiganiro birebire tuzagenda tugirana, kubera ko icyo twashakaga kureba cyane twashaka kureba cyane kuri iyi tariki ya mbere Nyakanga twijije muri iki cyumweru, hanyuma n'itariki ya 4 twizije uyu munsi, noneho tukareba aho bihuriye n'aho bitandukaniye, n'igitumye n'impamvu kimwe cyagiye kimira ikindi, nk'uko byanatubayeho muri repubulika yiswe iya kabiri. Nagira ngo noneho umunota umwe buri muntu, duhereye kuri Deo, hanyuma tukajya kuri Daniel, tugakomeza kuri Jean Pierre, hanyuma umubyeyi akaza kudufungira adusezereraho. Bwana Deo, umunota umwe gusa ubwira abanyarwanda icyo twafata kuri uyu munsi, umunota umwe wonyine. Murakoze cyane muyobozi w'ikiganiro. Nabwira ko abasangira rugendo bose murimo muranyumva. Turakumva neza. Babwira abasangira ngendo bose twafaranyije mu kiganiro, uriya mu mama rwose n'uw'igiciro kandi n'ubutaza bahari. Ikindi nasaba nuko ikiganiro cyaba akagaruka, kuko ibyaganiriwe bifite umusingi kandi byagira icyo bihindura, aho kugira tujye twitana ba mwana. Ibyatambutse muri ya generation, ariko noneho iyi generation yacu natwe tugira umusanzu dutanga. Ikindi navuga nti nk'uko nabivuze mbere, ubutegetsi n'igihugu na rubanda ni ibintu byagombye kuba bitandukanye, byuzuzanya. Nimba ubutegetsi buriho ntabwo bwagombye kwitirira igihugu. Hari igihugu n'ibirango byacyo, hari ubutegetsi babuyoboye igihugu n'ibirango byabwo. Iyo bibaye rero ko ubutegetsi bwitiriye igihugu, niho biba bibi, nk'uko Daniel yavuze ati le 5 juillet ntabwo yagombye kuba yaritiranyijwe na le 1er juillet. Nuko uyu munsi turi kubona ko le 1er juillet iri kumirwa na le 4. Ariko nk'uko mama yabivuze, n'ubutaha tuzabigiramo cyane, tubisobanure, tubisesengure, tumenye aho byagiye bituruka. Mu by'ukuri aba banyarwanda b'itariki enye, ngewe ndabemera bahagaze mu mwanya wabo kandi bahagaze neza, bakora inshingano zabo nk'uko babigomba nk'abanyarwanda. Ahasigaye tugira Imana, ubutaha tuzasesengura tugende neza. Imana ikomeze barinde. Murakoze cyane. Daniel Nsengimana, tuvuye kuri Deo ati abanyarwanda b'itariki ya 4 ibintu byabo babihagazemo neza, ingufu zabo barazikoresheje, reka wenda barye umunyenga wazo. Bwana Daniel Nsengimana, umunota umwe nawe ugira icyo ubwira abanyarwanda. Daniel Nsengimana ndabibutsa ko ari perezida wa communauté y'abanyarwanda ahangaha muri iki gihugu turimo. Murakoze Bwana Kayitare. Mu by'ukuri nuko nyine ikiganiro kirangiye, nagira ngo mvuge kuri biriya bintu. Mu by'ukuri independence iriya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 hari ibintu byayibanjirije, ari nabyo mbona abantu benshi bavangitiranya. Njye navuze nti ubwigenge kwari ugushyiraho ubutegetsi kugira ngo igihugu kiyoborwe n'abanyarwanda, kivanwa mu maboko
y'abakoloni b'abanyamahanga ari bo Babirigi bari batuyoboye. Ariko mbere y'uko ibyo bigerwaho hariho n'ingoma za cyami n'ubundi zategekaga abanyarwanda zibakandamije muri gihake. Ibyo rero ntabwo bikwiye kwitiranwa n'umunsi w'ubwigenge. Habanje hakurwaho ubukoloni bw'ubwami bwa kinyarwanda bwari busanzwe bukandamije abandi banyarwanda. Bimaze kuvaho niho hakurikiyeho nyine ubwigenge, guha igihugu noneho uburenganzira bwo kugira ngo gitegekwe n'abanyarwanda. Donc biva mu bwami bijya muri repubulika. Voilà, ni ibyo ngibyo nagira ngo wenda ubutaha tuzabyerabore tubashe kubiganiraho ku buryo burambuye kugira ngo abadukurikiye bazabashe gusobanukirwa. Narangiza rero mbashimira mwebwe mwateguye iki kiganiro ndetse mukanadutumira, nanashimira n'abanyarwanda bazumva iki kiganiro ndetse n'abifuza kuzaza kugira ngo batange contribution muri iki kiganiro z'ibitekerezo, kuko ni ingenzi ko tuzajya tuganira ku mateka yacu, cyane cyane ko amateka y'igihugu ubu ngubu rwose yarangiritse. Ufashe ubutegetsi araza akigisha ibyo ashaka, akaba ari byo bihinduka amateka y'igihugu, kandi nyamara amateka y'igihugu nyirizina ahari. Murakoze, murakarama, Imana ikomeze iturindire ubuzima. murakoze cyane. Nsengimana Daniel ati abanyarwanda tugomba nanone kwibuka ko hari ibyabanjirije iriya tariki ya mbere Nyakanga 1962. Ati ntabwo ari byiza ko twakwitiranya ubukoloni n'igihake cy'ibwami. Reka tugere kuri Jean Pierre, namwe umunota umwe mugira icyo musigira abanyarwanda. Ababanjije bose batwisheje ko iki kiganiro tuzagikomereza. Murakoze cyane. Reka ngushimire n'abo twaganiriye, ariko mu by'ukuri kibaye kigufi kubera yuko ni ibintu birebire, ntabwo ari ibintu iyo uvuze kimwe ukizana ibindi, wavuga ikindi ukumva gikuruye ibindi. Ibyo rero byakabaye ikiganiro rwose cyisanzuye. Nshimye ko bose bavuze bati tuzajye dukomeza tubiganire, kuko niba tuvuge ko FPR iyo yizihiza ziriya tariki enye tukaba tutari mu gihugu, hari byinshi tutavuga rumwe nayo nk'abari hanze n'impamvu turi impunzi. Urumva ni byinshi tutumvikanaho nyine, nubwo ibikora ntibwatuma twajya nk'aha tuvuge ku bwigenge bw'igihugu cyacu. Kugeza igihe nyine izagera nayo ikavaho, kuko izavaho kuko yagiye isimbura abandi bagiye bavaho, ariko igihugu cyo kizaguma hariya. Niyo mpamvu dukwiye kukivuga uko dushoboye, tuvuge nk'abari mu butegetsi ko baba bavuga n'ibyo kurengera ubwo butegetsi bwabo. Ariko umunyarwanda wumva ko ari umunyarwanda, wumva igihugu agikunze, afite uburyo bwo kuba ya expressinga kwishima ko igihugu cye kigenze. Gusa icyo navuga yenda kigayitse ni uko kugeza ubu ngubu uko kwigenga mu by'ukuri byasubiye inyuma cyane. Hahise haba impunzi. Uwo munsi habaye ubwigenge, impunzi zijya hanze ari nazo zagarutse nyine zirwana. Ubu ngubu natwe turi impunzi. Urumva ni ibibazo bikomeye, kandi mu by'ukuri dushyize hamwe twavuga tuti uyu munsi tuwugene nk'umunsi w'ubwigenge, wishimire abari ku butegetsi bumve ko nabo bibareba, byaba ari byiza. Rero nabashimira, nishimira yuko mwajya muza tukabiganiraho, ntitegereze ku itariki, ahubwo no hagati aha tukajya tubivuga, tukavuga n'ibyo bindi byagiye bibaho, abantu n'abato bakajya babyumviraho. Numva rero nabashimira cyane. Murakoze cyane Jean Pierre ati ikibabaje kurusha ibindi ni uko n'ubwo bwigenge twari twabugezeho, ariko bikaba byarasubiye irudubi, abantu bakaba bararushijeho guhunga ari benshi. Ati ndetse n'ubu natwe turi mu buhungiro. Umumama wacu akajambo ko kudusezeraho, umunota umwe, hanyuma tugashimira abadukurikiye bose. Murakoze cyane. Nongeye kubashimira nanone uyu mwanya mwampaye wo kugira ngo tugire icyo tuganira ku kijyanye n'umunsi w'ubwigenge. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, ni ikiganiro cyiza cyagenze neza, kandi bishobotse cyazasubukurwa hakongerwaho n'ibindi biganiro bikurikiraho. Kandi mu bijyanye n'amateka yacu, mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda, ni amateka atagomba kwibagirana. Ntabwo ari iyi tariki yonyine mugomba kwitsaho, kuko mbere y'iyi tariki hari izindi zayibanjirije kuva muri 1960 na 1961.
abakiri batoya bakayamenya, bakamenya n'icyo ayo matariki asobanura, bakamenya ayo matariki amezi yabereyemo, bakamenya impamvu yabayeho, bakamenya abayashyizeho n'impamvu yagiyeho n'ibyabereyeho. Noneho bityo nimumara kuyamenya ko ari yabanziriza independence, bazamenya na independence noneho icyatumye iza, bamenye ko yakomeje, bamenye ko n'icyo gihe muri iyo repubulika ya kabiri independence yari iriho, umunsi wa independence havugwaga ijambo rya repubulika, disikuru, perezida wa repubulika akavuga disikuru ijyanye n'iyo independence. Ndibuka ku myaka 25 nibwo batashye iriya stade Amahoro ari nshya, ari ibirori bikomeye cyane, imyaka 25. Ariko noneho ubu na 60 nta cyabaye. Urumva ko ari ibintu by'amateka agenda asibangana. Ni amatariki atagomba kujya asibangana, ni amateka agomba kujya ahoraho, ni amateka agomba gusobanurwa, agasobanukirwa n'abantu bakayasobanukirwa. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi rwose ndabashimiye kuba mwabitekereje, kandi byakagombye no kujya bihoraho, bikajya bikangurira abantu, ababizi bakabivuga, batabizi bakabimenya, icyo utazi ukabaza, kandi wabaza ntuvuge ngo ibyo bakubwira ni ibinyoma. Ibyo nkubwira ni ibyo nabonye, ntabwo ari ibyo nasomye kuri internet. Wowe ibyo uvuga ni ibyo usoma kuri internet, ariko ngenda kubwira ibyo nabayemo, ibyo nabonye n'amaso yanjye, ibyo nize igihe babyigishaga kandi tubyigishwa n'ababibayemo. Ntabwo ari kimwe nuko umuntu yakubwira ngo narumvise. Ndumva twagarukira aho ngaho, tutakomeza ngo dufate umwanya munini. Ndumva igihe kizongera kikaboneka tukazasubukura cyangwa tukagira n'ibindi biganiro. Ni amateka yacu, ntaho tuzayahungirana, naho tuzayabika. Tugomba kuyavuga, abayizi bakayavuga, batayazi bakayamenya, bakayiga kandi bakayafata. Murakoze cyane, mugira ijoro ryiza, Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze cyane mubyeyi rwose ku biganiro byiza mwatugiriye. Ijambo nkuyemo mu kintu mutubwiye musoza, nuko abatoya bagomba kumenya ibyabaye kandi n'ibyabanjirije ibingibi twari turimo tuvuga kuri uyu munsi, nabyo bikajya ahagaragara, bityo bikatwinjiza noneho mu gihe turimo ubu ngubu, ari nacyo kizatuma abato babenya aho tuva naho tugana. Reka rero mbashimire mwese mwatanze umusanzu wanyu muri kino kiganiro, abagikurikiye n'abazagikurikira. Uko umubyeyi ashojeje abivuga, nemeye kandi mbasezeranije ko nzongera nkabahamagara, ndetse tugahamagara n'abandi bakaza bakatwunganira, maze amateka yacu akajya ahagaragara, ntituzongere kugira ikintu tubeshywa. Ndabashimiye mwese rero. Nge i Pretoria muri Afurika y'Epfo nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro ibiganiro byose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share.